Yes, reka tugusuhuze twifurize ibihe byiza uwo dukurikira umunsi ku wundi ku rubuga rwacu rwa Rwanda Burundi Updates n'amakuru agezwe muri gitondo turi tariki 15 z'ukwezi kwa 12 2025. Niba usanzwe dukurikira ari ukaba utarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo amakuru tegura umunsi ku wundi ujye abona uri uwa mbere. Udatinze reka tukubwire ko abantu bataramenyekana biraye mu nka z'abaturage batatu bo mu karere ka Ngoma barazitemagura, zimwe bazikuramo amaso. Ubuyobozi buvuga ko hatangiye iperereza kugira ngo ababigizemo uruhare babiryozwe. Ibi byamenyekanye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 14 Ukuboza 2025, byabereye mu mudugudu wa Mukanda, ni mu kagari ka Mukanda mu murenge wa Kazo. Abaturage batemewe inka ni batatu batandukanye. Uwa mbere yasanze inka ye bayitemaguye mu mugongo, undi asanga bayitemye mu mugongo ndetse n'amazuru yayo, mu gihe uwa gatatu yasanze bayikuyemo amaso. Ubuyobozi bw'akarere ka Ngoma buyobowe na Niyo Nagira Natali yatangarije ikinyamakuru Igihe dukesha inkuru ko bibabaje kuba hakiri abantu bagitekereza gukora ubugome nk'ubwo ku matungo. Agaragaza ko batangiye iperereza kugira ngo ababigizemo uruhare bafatwe kandi babiryozwe cyangwa se babihanirwe. Ati icya mbere ni ugukora iperereza kugira ngo habe hamenyekana abakoze buriya bugizi bwa nabi. Icya kabiri ni ukubwira abaturage ko bakwiriye kwirinda imico nk'iriya, kuko iriya mico ari mibi cyane, ni ubugome bukomeretsa amatungo. Yakomeje agira ati ni icyaha gihanwa n'amategeko, turabasaba ko mubana neza. Waba ufite ikibazo cyose cyatuma atumvikana mugenzi we, yakwegera inzego z'ubuyobozi zikagira icyo zibafasha cyangwa se zikabagira inama kugira ngo birinde ubugizi bwa nabi ndetse n'amakimbirane ya hato na hato. Ubuyobozi buvuga ko ku bufatanye n'inzego z'umutekano batangiye gushakisha abakekwaho iki cyaha, bukizeza abaturage ko ababikoze bose bazabiryozwa.